Ese wari uzi ko ubuzima urimo uyu munsi atari ubuzima gusa ubayemo, ahubwo ari umusaruro w'ibyo wakoze ejo hashize? Ibi bintu ushobora kuba utari kubyumva neza. Uburwayi bwawe, ibibazo byawe by'amafaranga, icyizere cyangwa ubwigunge, imibanire yawe n'abandi, byose ni ibishushanyo cyangwa se ni ikimenyetso cy'amahitamo yawe ya kera. Wowe uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo, iyi niyo video cyangwa se iki nicyo kiganiro kigiye kukwigisha byinshi ku buryo ibikorwa byawe bya buri munsi ari byo bigena ahazaza hawe uko uzabaho, ndetse nuko amakosa yacu ari yadusenyera ejo hazaza hacu bucece tutabibona, kugeza igihe bidusenyeye bikomeye cyane noneho bigaragarira amaso yacu. Niba wifuza gutera imbere mu buzima bwawe, nimba wumva wifuza impinduka mu mibereho yawe, ndagusabye icara hasi utega amatwi iki kiganiro ntikigucike kuko ni wowe cyagenewe. Ikiganiro ni Isi y'Abagabo, nguhaye ikaze. Wigeze wibaza impamvu ubaho cyangwa abantu benshi babaho mu bwigunge, mu bukene cyangwa mu bwigomeke bw'amarangamutima? Ibi byose nta kintu na kimwe cyiza mu buzima bwa muntu gitunguranye. Ibi byose ni ibintu bitangira gahoro gahoro utabyitayeho, bikarangira wisanze noneho byagufashe bugwate. Nk'urugero rworoshye, nk'amafaranga uba waragiye utangaguzwa cyangwa utakaguza mu bintu bitagufitiye umumaro, igihe wagiye utakaza witegereza abandi, imibanire wagiye wangiza kubera kudaha agaciro abandi cyangwa kubera kutubaha bagenzi bawe, ubumenyi wagiye wanga kwiga kubera ko wumvaga bidakenewe. Ibi byose si ibintu wakora rimwe cyangwa se si amakosa wakora rimwe ngo narangiza atangire kugaragara nk'amakosa utangire kubibona ko wakoze amakosa. Oya, ahubwo ibi ni ibintu byose tugenda twisenyeraho nk'ihene, ni ibintu tugenda twangiza gake gake mu buzima bwacu, tukazisanga ibiti byose byari bifite amashami y'amahoro cyangwa se bya biti byose byari bifite amababi y'umunezero, twagiye tubihungura gake gake tukisanga nta na kimwe gisigaye gihagaze. Ikintu gikomeye gituma abantu bangirika si uko bakoze ikosa rimwe, ahubwo ni ukuntu bakoze amakosa amwe bakayasubiramo inshuro nyinshi, ariko bakajya babyirengagiza buri munsi. Nk'urugero rworoshye kandi rwumvikana kuri iyi ngingo, ntibishoboka ko wakoresha amafaranga nabi cyangwa rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu buzima bwawe ngo bihite bikurura ubukene mu buzima bwawe, ariko uko ugenda uyakoresha nabi mu buzima bwawe ukabirepeta inshuro nyinshi, nta kabuza wisanga wakennye, ukisanga noneho wageze mu murongo w'amadeni. Iyo wirengagije kwiga ibintu bishya cyangwa ukirengagiza gukuza ubwonko bwawe, utekereza ibintu bishya, utekereza ku buzima bwawe, ntabwo ako kanya uhita utangira kubona yuko ubuzima bwawe butangiye guta agaciro cyangwa se utangiye guta agaciro mu bandi. Gusa uko iminsi ishira, igihe kizagera wisange utagifite agaciro mu bandi, wisange nta kintu gishoboye kuba wasavinga bagenzi bawe kugira ngo nawe ubashe kubona amafaranga. Mu buzima bwawe niwanga kwihangira discipline cyangwa kwishyiriraho amategeko ngenderwaho, ugatangira gukoresha umwanya wawe nabi cyangwa ugatangira gufata nabi abantu bagufitiye umumaro mu buzima bwawe, nta kabuza ako kanya ntabwo uzahita utangira kubona ingaruka z'ibyo uri gukora, ariko uko iminsi izagiza indi gataha, niko uzatangira kubona yuko uri wenyine, ubabaye ndetse ukeneye ubufasha wahoranye kandi utagifite ubu ngubu. Iyi niyo mpamvu ari ngombwa kuzirikana cyane cyangwa kwita cyane kuri utwo dukosa twawe duto duto, uharanira kuduhindura buri munsi, uharanira kwimenya buri munsi, kuko utwo dukosa duto duto ugenda ukora ari two twangiza cyangwa se ari two tubangamira ejo hazaza hawe, ari two tubangamira za nzozi zawe wahoranye mu bwonko bwawe, tugatuma zitagera ku ngiro cyangwa se zitaba impamo. Brother cyangwa sister, bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, iterambere ryawe mu buzima ritangira iyo watangiye kumenya aho uri, ugatangira kumenya aho ushaka kujya, ugatangira no kumenya icyo ukwiye guhindura. Ubundi ntushobora kuzigama amafaranga utabashije kumenya aho aturuka n'ahajya. Ibi ngibi ntibishoboka, ibi ngibi ni nightmare. Niba unanabitekereza gutyo, bihindure aka gakoso ugakosore. Ntushobora kuba umukire mu mutwe ufite imyumvire y'ubukene. Jya wita kuri mentality yawe, jya wita kuri psycho yawe. By the way, n'imyumvire yawe
akenshi ukunda gusanga yinfluencinzwe n'abantu muri kumwe. Niba uri kumwe n'abantu bafite mentality y'ubukene, nta kabuza nawe uzandura iyo myumvire. Rero ikintu cyitwa gutera imbere cyangwa kuba umukire, ntago watangira kwifuza kuba umukire nyamara imyumvire yawe ikiri y'umukene. Tangira unoze ku kintu cyitwa imyumvire yawe. Ndagira ngo wowe unteze amatwi aka kantu kazirikane, ugashyire mu mutwe wawe, kabone n'ubwo ikiganiro cyarangira ibyo nakubwiye byose utabyumvishe, ariko aka kantu ko gukomeza ukabike mu mutwe. Zirikana ko kuzigama amafaranga yawe ari igikorwa cy'ingenzi ugomba gukora mu buzima bwawe, atari ukubera ko ufite amafaranga menshi, ahubwo ari ukubera ko uzi icyo ushaka. Zigamira amafaranga yawe inzozi zawe, zigama amafaranga yawe kubw'intego runaka, apana kuzigama amafaranga ngo azagufasha ngo igihe ngo uzaba wisanze ngo warwaye, ngo amafaranga azagufasha ngo igihe ngo uzaba ngo wisanze ngo ari utubazo nyine ubumva abantu bazigamira amafaranga kandi bitagakwiye. Amafaranga yawe yazigamira igikorwa ubona kizabyara andi. Rekera kuzigamira amafaranga yawe utwo dukorwa turi aho ngaho n'ubundi twakemuka niyo waba utayafite. Ushobora kuba wumva nk'ubwiye ngo kuzigamira amafaranga uburwayi cyangwa utwo tuntu ndi kwita, uri kumva nsa nkaho natesheje agaciro tw'utubazo, ukumva nadutesheje agaciro, ukagira ngo nibagiwe ko ari ingenzi mu buzima. Brother, ndabizi yuko ibyo bintu ari ingenzi mu buzima, ariko mu myaka yose ngewe maze mba muri iyi si, nabonye abantu bakora fundraising yo kujya kuvuza umuntu mu Buhinde. Nabonye abantu bakora fundraising yo kujya kuvuza umuntu Faisal. Nabonye abantu bafungurira umuntu wese wahuye n'ubumuga runaka. Ariko nta na rimwe mu buzima bwanjye ndabona abantu bakorera fundraising umuntu ushaka kubaka inzozi ze, cyangwa mbona abantu bakorera fundraising umuntu ufite igitekerezo yifuza gutangira cyazamubeshaho mu buzima. Niyo mpamvu ndi kukubwira kuzigamira inzozi zawe, cyane cyane ukazigama amafaranga yawe ufite igitekerezo cy'icyo wifuza kuzayakoresha kizayabyaza andi, kuruta kuzigama amafaranga yawe ngo nukureba ko ngo wazivuza, ngo amafaranga yawe ngo umunsi ngo inzara yateye, ngo umunsi ku kazi bakwirukanye. Brother, utwo tuntu ntago ari utuntu ukwiye kuzigamira amafaranga yawe. Niba uzi ko n'aya mafaranga yawe ari kuri banki, ari iki ngiki azigamiyeyo, nushaka ugenda uyakureyo, ayo ngayo arutwa n'adahari. Ikintu ukwiye kuzirikana, inama yonyine nagira umuntu wese wifuza iterambere mu buzima bwe, nuko akwiye gushaka ubumenyi ku mafaranga, nuko akwiye gushaka ubumenyi cyangwa se gushaka imyumvire, guhiga ahantu yakura imyumvire y'abakire cyangwa imyumvire ikize mu bwonko bwe akayitunga. Nuko yatangira kwibaza ahantu azajya gukura ibitekerezo bizima. Wewe uri kumva iki kiganiro Isi y'Abagabo already wewe wahageze, nizere ko wamaze no gukora subscribe kugira ngo wibikeho, cyangwa se nawe winjire muri uyu muryango w'abantu bifuza guhindura ubuzima bwabo. Iyi niyo nama yonyine nagira umuntu, kuko gukira ni amakuru, gukira ni ugukura mu bumenyi, gukira ni ukwiyungura ubumenyi bwawe bwa buri munsi. Indi nama nakubwira cyangwa se ikindi gitekerezo nagusigira mu mutwe wawe ukazajya ukigendana buri munsi mu buzima bwawe, nuko amafaranga atajya agenda yonyine, ahubwo amafaranga ajyana n'imyumvire. Iyo amafaranga yawe asanze ufite imyumvire mizima, nta kabuza arakura. Ariko iyo amafaranga yawe asanze ufite imyumvire ipfuye, nta kabuza nayo arapfa, nayo akuvaho akigendera, kuko ababonye yuko utari tayari kuyatunga. Niba ufite n'inshuti zifite imyumvire ikennye, ndagusabye ziveho niba wifuza gutera imbere, cyangwa uzigumeho ukomeze ubane n'ubukene ubuziraherezo. Ziveho. Ikintu cyonyine nakugira inama yo kugira inshuti, nimba ubona utazana uzakura inshuti zifite imyumvire ikize, nuko waza ukabana nanjye muri iki kiganiro Isi y'Abagabo. Nibwo buryo bwonyine imyumvire yawe yabasha guhinduka. Kuri wowe wanteze amatwi, cyangwa kuri wowe umaze iminsi utega amatwi ibiganiro byanjye, reka ngire ikintu nkubaza. Ese wifuza gute? Wifuza kuba mu ntoki? Ibikorwa byawe se ubona buri munsi, cyangwa se ubona bifite aho bihuriye n'uwo muntu ushaka kuba? Ubona bifitanye isano n'urugendo rwo gukura, n'urugendo rwo kwagura ibitekerezo byawe, n'urugendo rwo kwagura ishoramari ryawe? Ibyo ni ibibazo ukwiye kwibaza. Ibitekerezo byawe ubona bikuganisha? Ibyifuzo byawe ubona bikuganisha?
nk'ubu ngubu wabona wifuza ko abantu bakugirira icyizere, ariko mu by'ukuri utaratangira inzira yo kwigirira icyizere. Buriya ushobora gusanga wifuza amahirwe cyangwa wifuza kuzagira amahirwe mu buzima, ariko wowe ibigoye byose ubihunga. Brother, ahantu honyine haba amahirwe ni mu gukora ibyananiye abandi. Niba wumva utinya ibigoye, wowe uri gukwepa amahirwe, uba uri gukwepa aho amahirwe yawe ari. Kandi ikintu cy'ingenzi udakwiye gusuzugura mu buzima ni uko imyitwarire yawe y'uyu munsi ariyo yonyine igena, cyangwa ariyo yonyine nawe washingiraho ubona cyangwa utekereza kuri ejo hazaza hawe mu myaka 3, 5 cyangwa 10 iri imbere. Va muri negativite, aho gutangire gutekereza cyangwa utangire kuganira n'abantu bagira icyo bakungura mu buzima bwawe. Ihatire gushyiraho gahunda inoze cyangwa systeme inoze y'uburyo bwonyine uzajya ukurikirana cyangwa wikurikirana niba ko kuri gukurikirana inzozi zawe cyangwa watangiye gutana. Ishyirireho umurongo ntarengwa, ishyirireho amategeko akugenga, ihe discipline kandi wumva igushishikaje, wumva ijyanye ikwerekeza cyangwa ifite intego zo kukugeza kuri bya bindi wifuza. Igomwa ibintu byose biguca intege, igomwa ibintu byose bituma udakomeza kugenda kuri urwo rugendo rwo guhindura ubuzima bwawe. Nibwo buryo bwonyine cyangwa se niyo system yonyine wakoresha niba ushaka impinduka mu buzima bwawe, niba ushaka impinduka mu bitekerezo byawe. Iyo niyo system yonyine ugomba gukoresha. Ntugomba kuba mwiza gusa ku bandi, ba mwiza mbere na mbere kuri wowe, ba mwiza mbere na mbere mu kwiyubaha mu marangamutima yawe. Wowe banza wigirire impuhwe, ubundi ubone kugirira impuhwe abandi. Niba wabanye nanjye mu kiganiro Isi y'Abagabo, nizere ko n'iki kiganiro cyangwa se n'iyi episode y'ikiganiro igeze ahangaha cyangwa se uri kumva, igize irindi tafari yongera ku buzima bwawe bw'impinduka, igize irindi tafari yongera kuguharanira ejo hazaza hawe heza. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka, wowe making sure ko wakoze subscribe, like na share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibutangire kubaho ubuzima bufite intego, zitangire kubaho ubuzima buharanira impinduka, zitangire kuba muri iyi si zizi impamvu zibayeho. Ciao ciao.